Ese wajyaga urota urya imyumbati ukayirisha ibishyimbo ntumenye icyo bisobanuye? Ese waba warotaga utonora imyumbati? Ese waba warotaga usangira n'abantu imyumbati ntumenye icyo Imana iri gushaka kukubwira? Hari n'igihe rero ubona uri kurya isombe n'ubugari ntumenye icyo bivuze, nibyo nje kukubwira, ariko niba ukunda iyi channel natwe ukaba udukunda, injira na like, ukore share na subscribe niba uri mushyashya, ndetse na comment ibikenewe. Imana irarushaho kuguha umugisha, Imana nishimwe cyane. Rero tuje hano kubasobanurira ibi ngibi kugira ngo nawe niba hari ibyo urota ntusobanukirwe umenye icyo Imana ibishaka kukubwira, kuko ibi ngibi ni ubuhanuzi butavangiye, ni ubuhanuzi bufite imbaraga kandi buvuye ku Mana Data, Imana yaremye ijuru n'isi. Reka duhere kuri uyu muntu urota arya imyumbati ntamenye icyo bisobanuye, cyangwa akarota ayirisha ibishyimbo ntamenye icyo bisobanuye, cyangwa akarya isombe, byose biba biva ku mwumbati ntamenye icyo bisobanura. Biterwa n'isombe nabwo wariye iyo ariyo. Aryohe, abandi bayita imiribwa, abandi sinzi uko muyita, wabyandika no muri comment, ntacyo byaba bigutwaye. Iyi myumbati iyo ubonye uri kuyirya ukabona nta kibazo kirimo, ahangaha Imana iba iri kukumenyesha ko hari imbaraga igiye gushyira muri wowe. Ushobora kuwurya ugahembuka, cyangwa ukawurya ukumva ntuhaze. Imana iba iri kukumenyesha ko ukwiriye gusenga cyane, ikaguha imbaraga zifashe kandi zifite ireme, imbaraga nyine zivuye ku Mana zuzuye. Noneho hari igihe ubona ari umwumbati mwiza uvanze n'igishyimbo. Uyu mwumbati nubona uri kuwurya, hari isahani uzaba uri kuwuriraho izaba ifite icyivuze. Iyi sahani ubwayo reka nayo nyivugeho. Iyi sahani isobanura umutima wawe. Imana iba iri kukumenyesha nuko umutima wawe umeze, n'ibiri mu mutima wawe. Nubona uri kurya uyu mwumbati ukabona uri kuwurya urimo n'igishyimbo cyiza bimeze neza, biri gusobanura ko Imana igeze igihe cyo kuguha isezerano ryawe n'umugisha biturutse ku Mana, kandi bije bishyigikiwe n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu ubona uwo mwumbati rero uvanze n'igishyimbo akenshi uzumva uryoshye. Noneho hari n'igihe uzabona uri kubirya, wabona uri kubirya ukumva ariko imyumbati irarura. Niwumva iyo myumbati irura, cyangwa abandi bavuga ko ari ugusharira, ukumva birasharira, uzamenye ko ni isezerano Imana izaba igiye kuguha ariko riciye mu kibazo. Ni isezerano Imana izaba igiye kuguha rinyuze mu mubabaro, ariko nyine uribone rikugereho, ariko riciye mu mubabaro, riciye mu ntimba, ariko nyine rizakugeraho tu. Rero nubibona gutyo uzamenye ko ari icyo Imana iri gushaka kukubwira, ko ari nacyo iri kugusobanuriramo aho ngaho. Noneho hari no kubona urya umwumbati uyu wumye, hari abawita ngo niba ari mashuture, sinzi imvugo babikoreshamo, ariko nawe urabyumva. Nyine uyu mwumbati batekaga mu byaro, bakawuteka mu nkono. Uriya mwumbati nubona uri kuwurya uriya mwumbati ukabona uri kuwurya, uko uzaba uri kuwurya nibyo bizaguhesha kumenya uko Imana iri kukubara muri iyo minsi. Uriya mwumbati nubona uri kuwurya, ntushake aho uri uzaha Imana icyubahiro. Ariko nubona utetswe mu isafuriya runaka, hari igihe uba uzaba utetswe mu isafuriya y'umukara se. Nubona uyu mwumbati utetswe mu isafuriya y'umukara, cyangwa ukabona utetswe mu nkono, hari inkono zo mu cyaro cyangwa izi nkono z'ibumba, uzamenye ko nyine nabyo bifite icyo bisobanura. Ubwo bizaterwa n'icyo Imana iri gushaka kukumenyesha. Ndagira ngo nkumenyeshe ko inkono ifite ikivuze n'isafuriya ifite ikivuze. Iyo safuriya ifite ikintu bivuze gikakaye kandi gihambaye. Iyi safuriya ubwayo reka nyivugeho. Iyi safuriya ntuzabona uyitetsemo ukabona iriho imbyiro,
cyangwa ukabona iranduye inyuma, nyine hari ukuntu ubona yanduye inyuma, twebwe tubyita ko hariho imbyiro, sinzi mwebwe uko mubyita. Rero icyo gihe izaba iri kukumenyesha ko, Imana izaba iri kukumenyesha ko muri wowe harimo impano yashyizemo, kandi impano ifite ireme kandi ifite imbaraga zivuye ku Uwiteka Imana nyir'ijuru waremye ijuru n'isi. Rero aha ngaha ndizera ko uri kugenda usobanukirwa, kandi ukande like niba tugikomezanyije ugeze kuri uyu munota. Imana iguha umugisha. Noneho reka dusobanure kuri iri sombe ubona uri kurya. Hari isombe risobanura uburozi, hari isombe risobanura isezerano n'umugisha, hari n'isombe risobanura ikibazo. Aya masombe rero uzayatandukanya gute? Hari isombe rizaba ririmo inyama, hari isombe rizaba riri ryonyine, hari isombe rizaba rimeze neza ukarirya ukumva riraryoshye, hari isombe rizaba ririmo inyama ukabona ni ibinyama by'ibivuta by'ibinure ukuntu. Iryo sombe ugomba kurigiraho amakenga kugira ngo utabarwe n'Imana, utagwa mu mutego Satani yaguteze. Isombe rero uzabona ririmo ibinyama by'ibinure by'ibivuta ukuntu, uzamenye ko iryo sombe ari uburozi bagiye kugutega, uzamenye ko hari ikibazo ugiye guhura nacyo. Icyo gihe uzirinda mu nshuti mugendana, uzirinda mu bavandimwe mubana umunsi ku wundi. Gusa sinkubwiye ngo wikeke abo mu rugo, ahubwo ni abantu b'agakundi mugendana. Icyo gihe uzamenye ko harimo abari kugupangira ikibi. Niyo mpamvu ugomba kwirinda uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo Imana ikurengere, igukure mu kaga no mu makuba. Kuko wowe nshobora kugusobanurira gutya ukumva birimo birakurambira, ukumva birimo biragutindira, ariko nubwo bitinda biba birimo umuti usharira urura, kandi umuti urura niwo uvura. Umuti usharira niwo uvura, umuti udasharira kugira upfe kukuvura biba bigoye, kuko nta n'icyizere uwugirira uwo muti. Niyo mpamvu rero dukoresha amagambo nubwo aba ari maremare, ariko si na maremare cyane, kuko nta saha irimo, ni iminota 10. Iminota 10 ntiyakunanira kuyihanganira uri umuntu ufite inzira nzima ijya mu rugendo rugana Siyoni. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko iyo sombe ugomba kuyitondera. Dore isombe nziza, isombe uzabona uri kurya ukabona ni nziza, iyi sombe uzabona uri kuyirya ukumva iraryoshye, ukabona nta kibazo kirimo, ukumva irakuryoheye. Iyi sombe Imana izaba iri kukumenyesha ko ari isezerano rigeze igihe, isezerano n'umugisha bigeze igihe. Rero ibi bintu nubibona gutya, biragusaba ko ugomba gusenga kugira ngo Imana ikumenyeshe inzira ugomba kunyuramo. Nubwo ubona bikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi bwo kukuburira mu nzira nyinshi. Wakinangira bikakureba, ariko yakuburiye, ariho hahandi uzagenda uyibwira uti Mana wanze kumba hafi, ariko ugasanga yakubaye hafi. Naho yakubaye hafi ntiwayumvishe, ntiwayumviye, ntiwumviye umuburo wayo. Niyo mpamvu udakwiye kuzana inzitwazo cyangwa inzitizi ku Mana, kuko Imana ntijya yemera ko umuntu wayo apfiririka, imurwanaho. Kereka yo yabaye umuntu utumva, aho ho irakwihorera nyine, kuko yashyizemo inzira ebyiri hagati yawe nayo, iyo guhitamo ijuru cyangwa guhitamo kuzimu, cyangwa iyo guhitamo ubugingo cyangwa guhitamo kurimbuka. Imana nikugirire neza niba wumva, nzi ko ugomba guhinduka kandi ugahindukira, Imana ikagukiza akaga n'amakuba kakwegereye. Noneho kubona urisha iyi sombe ubugari, iyi sombe nziza, aho ngaho haba hari imbaraga zigiye guturuka mu bwami bw'ijuru Imana iguhaye, kuko haba hari ibintu byinshi ugiye guhura nabyo bigiye kukurwanya, ariko Imana ikakumenyesha ko iguhaye imbaraga zivuye kuri yo. Niyo mpamvu ugomba kuba maso kandi ugakiranuka ku gato no ku kanini, umunabi uri muri wowe ukawureka, inzika iri muri wowe ukayihorera, gutikuranya kuri muri wowe bikakuvamo. Ibyo byose bituma ucagagurana n'abantu, ukwiriye kubyihorera kugira ngo Imana ibane nawe kandi ikugirire neza, ikurinde ikibi n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo.
niba ukiri kuri uyu munota ukidukurikiranye, kanda like, kora share, kora subscribe niba ukiri mushyashya, kandi na comment niba hari n'ibindi wagiye ubona ntusobanukirwe ubasha kutwandikira tukakugira inama y'uko ubigenza. Niba waba uri uw'umumaro tugushyira muri gurupe nawe ukajoyininga gurupe yacu, ukarushaho kubana natwe. Niba hari icyo gufatanya tukagifatanya, niba hari icyo gukemura tukagikemura bitewe n'umutima Imana yagushyizemo. Ibyo ndumva ntacyo byaba bigutwaye. Rero nshuti y'Imana, nshuti y'umusaraba, gubwa neza. Rero nakagaruka, Imana igushyigikire, kandi turacyari kumwe no mu buzima busanzwe turacyari kumwe, kandi Imana irusheho kugukuza mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Wowe unyumvishe aho uherereye mu bihugu byose bitandukanye, mu izina ry'Uwiteka Imana nkorera, Imana iguhezagire, iguhe ubwiza buva kuri yo.